Ni inkuru yatangaje benshi ariko ku rundi ruhande bamwe bakaba bagize ubwoba bukomeye cyane ko ibi ngibi nawe ugiye kubyumva nuza kumva uko bimeze uraza kugiramo akantu k'urwikango. Ni mu gihe muri iki gihugu habonetse uyu navuga ko ari umubyeyi cyangwa se reka tumwite umukecuru kuko ari mu kigero cy'imyaka 65 y'amavuko, aho bivugwa ko uyu yari yitabye Imana cyangwa se yari yarangije kuva kuri iyi si y'abazima, aho bari bari mu muhango wo kujya kumushyingura. Bari bageze kuri etape yo kujya kumushengerera mu rusengero nk'uko dusanzwe tubizi, ya migenzo ikunda gukorerwa abitabye Imana bitewe n'imyemerere yabo. Ubwo uyu navuga ko bari bagiye kumusabira misa, ubwo nibwo mwahita mubyumva neza. Ubwo bageraga mu rusengero rero nibwo baje gutungurwa no kumva uyu nguyu yitsamuye ari muri serikeye. Ibi wowe wabyakira ute uri nk'umwe mu bagize umuryango we? Ntega amatwi nkugezeho iby'iyi nkuru ndetse ubashe no gusobanukirwa neza aha hantu nyirizina. Nkwibutsa ko YouTube channel ikiri yayindi ni Subiza TV. Nizere ko mwese mwarangije kugera ahangaha kugira ngo tubane muri aya makuru aba adasanzwe kandi amakuru aba yizewe. Ngira ngo nta munsi nababwira ko ahangaha ariho mukura inkuru nk'izi ngizi ziba zigezweho kandi ziba zizewe 100%. Bityo reka mpite mpa ikaze babandi baba bakigera ahangaha aribwo bwa mbere, mbasabe gukora ikintu kimwe kandi cyoroshye. Nibakore subscribe cyangwa sabone bitewe nuko babyita, ariko kandi bibuke bafungure kariya kantu k'inzogera. Iyo niyo nkunga ya mbere baba baduteye, kandi kubana natwe nta gihombo kirimo. Nizera ko n'ibitekerezo byanyu ndaza kugenda mbyakira muri comment, kuko nababwiye ko aribyo biduha motivation. Ariko kandi kubana natwe ukagenda utalayikinze iyi nkuru cyangwa se utayisharinze kuri bagenzi bawe ngo nabo bamenye ibiba byabereye ahangaha, ntabwo uba ukoze ikintu cyiza. Cyangwa se niba ibyo ngibyo utabishoboye, siga ibitekerezo byawe muri comment. Tudatinze reka mite nkugezaho iby'iyi nkuru, kuko nabasezeranyije ko gahunda bari ukuza turasa ku ntego cyangwa ku ngingo. Tugomba kwiga gukoresha igihe neza kandi tukabigenza neza, cyangwa se tukanabigendamo neza cyane. Ubwo mba mvuga mwebwe munteze amatwi, ni mwebwe ibi byose mbikorera. Reka mite nangira iyi nkuru. Ubwo byagaragaye ko muri iki gihugu hagaragaye uyu mukecuru uri mu kigero cy'imyaka 65 y'amavuko. Bikaba byatunguranye cyane ubwo uyu mukecuru yaje kugaragara muri serike, cyangwa se byaje kugenda bimenyekana ku bari bagize uyu muryango we, yewe n'inshuti n'abavandimwe bari batabaye muri rusange. nk'uko musanzwe mubizi, ubwo bajyaga kumusezeraho bwa nyuma. Iki gikorwa kikaba cyari kibereye mu rusengero rumwe runaka ruherereye muri iki gihugu, ari nabwo ibi ngibi byose byabaga. Bakaza gutungurwa no kumva uyu nguyu yitsamuye ari mu isanduku yaragiye gushyingurwamo. Ibi ngibi bikaba byabaye rero ubwo ibi byatangazaga benshi babibonaga. Ubwo ndi kugenda nkubwira bamwe bumvishe yitsamura. Ibi ngo byabaye ubwo haburaga gato rero ngo uyu nguyu ashyingurwe. Ubwo birumvikana bari barimo banasoza bashaka kuva hehe mu rusengero. Uyu mugore ukuze uri mu kigero cy'imyaka 65, ubwo ni umukecuru birumvikana. Ubwo rero bari bamugejeje mu rusengero, aho uyu mukuru w'uru rusengero cyangwa se w'iri torero yari amaze kumusengera. Nibwo byagiye bigaragara ko uyu nguyu yahise yitsamura akimara gusengerwa n'umukuru w'iri torero cyangwa se w'uru rusengero, ari naho benshi bavugaga ko babyumvise neza cyangwa se biyumviye uyu mukecuru yitsamura ari muri serike ye. Bamwe bikabatera ubwoba, ariko kandi abandi bikaba byagiye binabashimisha kubona umuntu wari wapfuye. Ubwo uyu nawe yiyongeye muri ba bandi tuzi nka Lazaro. Umuryango w'uyu nguyu wari witabye Imana cyangwa se w'uyu mubyeyi, nakubwira ko uyu nguyu wabanje kutabyakira cyangwa se wabanje gucanganyikirwa aho bari bakiri mu rusengero, ariko nyuma ni nabo baje kwemeza ko uyu ngo yari yanapfuye, aho bivugwa ko uyu nguyu yapfuye nyuma y'uko yaraguye igihumure, bikaza kwemezwa n'abaganga bari bamupimye. Ubwo birumvikana iyo umuntu
yagejejwe hariya muri moruge, abaganga bakaza kwemeza ko yarangije kwitaba Imana tayari, nta kindi kiba gisigaye usibye kuba hakurikiraho porosesisi zo kuba yashyingurwa. Uyu nguyu ngo yari yaguye igihumure biturutse ku kugabanyuka cyane kw'isukari, ndetse aho byari byagaragaye ko nk'isukari n'amaraso byari byagiye bijya ku gipimo cya kindi tuvuga ngo ni cya kindi gikabije gishobora gushyira ubuzima bw'umuntu mu kaga. Ari nabyo byari byabaye kuri uyu mukecuru, bikaba byari byaramuviriyemo urupfu ubwo. Ariko kandi bamwe bagiye bavuga ko ngo atari yagapfuye, ahubwo yari yaguye igihumure. Gusa nk'uko tugenda tubibona, twari twabonye ko n'ubundi byari byarangiye ko yapfuye, kuko ntago abangaba bari guteranya inshuti n'imiryango, cyane ko atapfuye uyu munsi, cyangwa se bitari byagaragaye ko yapfuye uyu munsi ngo bahite bafata gahunda yo guhita bamushyingura. Ni ibintu byafashe iminsi, akaba ari nayo mpamvu bamwe babigiriyemo ubwoba bavuga bati ntago ibi bintu bibaho, nta nubwo bisanzwe. Gusa nyuma y'uko ibyo byose bigaragaye ko umuntu akiri muzima, nyuma y'uko babonye ko yitsamuye, ni nabwo uyu muzamu cyangwa se umwe mu bantu bakora aha ngaha kuri uru rusengero bagiye bavuga bati reka uyu nguyu twongere tumusubize kwa muganga. Ni nyuma rero y'uko basanze akiri guhumeka, nyuma y'uko babonye ko yitsamuye akiri muri uru rusengero, bahise binjira muri iki kibazo neza cyane, bategeka ko uyu nguyu ajyanwa kwa muganga, ndetse anasezeranya ko isinyurwa ry'amasezerano baba bagiranye n'ubuvuzi ryongera rigakorwa. Abaganga rero bakaba batangaje ko uyu mugore kuri ubu ari kwitabwaho by'umwihariko. Ubwo birumvikana ibipimo biri kwerekana ko yongeye kugaruka ibuntu. Uri kwibaza uti aha ni ahagana he? Reka nkumare impungenge wowe tuba twatangiranye iyi nkuru utaza kugenda wibaza byinshi cyane, ko mba nagiye nkwizeza ko aha ariho ukura amakuru aba adasanzwe kandi amakuru aba agezeho. Aha ngaha ndakubwira ko ari muri Thailand, ubwo akaba ari naho uyu mukecuru cyangwa se uyu mubyeyi byagiye bigaragara ko ibi byose byamubayeho, ari naho yarari cyangwa se ari naho akomoka. Ubwo reka nizere ko wowe usanzwe ubana nanjye kuri uyu muyoboro wa YouTube channel, ukaba utarakora subscribe, akariko kanya keza ko kugenda ubikoza. Ariko kandi nawe dusanzwe tubana warangije kubikora, gusiga ibitekerezo byawe bigira umuco, kuko biradufasha kandi bikanaduha imbaraga zo kugenda tubashakira amakuru hirya no hino aho biba byagiye bibera, nkaza mbibagezaho. Nababwiye ko amakuru nk'aya ngaya iyo tubagejeho tukabona ibitekerezo byanyu, bituma hari ibyo tumenya dukwiye guhindura mu nkuru tubagezaho, cyangwa se ibyo dukwiye kongeramo. Reka mbashimire. YouTube channel iracyari ya yindi ni Subiza TV, ndetse nkomeza kugenda mbabwira ko mbishimira amanywa na nijoro. Tuze gusubira amakuru yacu ari imbere. Njya mvuga kuri mikoro ni wa muhungu mwumva muri rya jwi. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.